munyemerere tugirane mu igororero rya Nyamagabe, igororero rifungiwemo abagore gusa. Iri ni igororero rifite umwihariko kuko ryo ubwaryo ni umurenge, rifite gitifu riyoboye ndetse mo imbere rifitemo utugari tune. Rifite kandi abayoboye imidugudu, polisi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano muri ryo ariko b'abagororwa. Gitifu nibyo nkaba nyoboye abandi. Yego. Uyu mubyeyi umaze kubona yitwa Jeannette Niyo Nshuti, niwe muyobozi uyoboye uyu murenge cyangwa se iri gororero. Uburyo ashyirwaho na RSSS, ariko mbere y'uko imushyiraho abagororwa bagenzi be nibo babanza kumutora, noneho barangiza bakajya kumwereka iyo RSSS ikareba koko nimba bikwiye, ikamusuzuma ikareba ubushobozi bwiwe, yarangiza ikamuha izi nshingano. Ntago ari abayobozi bacu badutora gusa, n'abagenzi bacu. Yego. Ushobora kwitekereza ati ese muri iryo gororero abashinzwe iki ko ababagorora ari bo bafite izo nshingano? Abafite inshingano nyinshi ashinzwe muri iri gororero, kuko ababyeyi bafite ikibazo cyane cyane nk'abatwite, iyo bageze mu bihe byabo uyu muyobozi w'umubyeyi niwe ubanza kubishyikirizwa, yarangiza akabishyikiriza ubuyobozi. Nyuma yaho uyu mubyeyi agakurikiranwa kugeza ajyanywe ku ivuriro, kugeza avuyeyo, kugeza no mu buzima busanzwe ari mu igororero, akamenya ibyo arya, akamenya ko ari kwitabwaho nk'umubyeyi wese wabyaye. Ikindi kandi agenda akora muri iri gororero nk'uko ababyeyi tubazi barangwa n'isuku, agenda abagenera uko bakora, akashaka amaparite bakoramo ndetse n'ibindi bikorwa akagenda abirebera umurongo. Ikindi kandi mu buyobozi bwe abasha gukurikirana bamufunga mutwe baba bajyanye mu igororero, abo bita ibifura. Ushobora kwitekereza ati ese ni gute abafasha? Nk'uko bisanzwe iyo ujyanywe mu igororero hari imyitwarire cyangwa se imitekerereze ugenda ufite mu mutwe wawe. Uyu mubyeyi na bagenzi be baba bari mu igororero nk'umuyobozi koko abasha kukugeraho, bakakugira inama, bakakumvisha ko aho ugeze ugomba kuhava ufite imyitwarire itandukanye niyo winjiranye, cyangwa se ugomba kuhava ufite imitekerereze itandukanye niyo winjiranye. Ibindi kandi akomeza agenda akora, akomeza agenda amenyesha abari kugororwa, abaha umurongo, akabasha kugenda areba ko imyanya y'imyidagaduro iri gukurikizwa neza, ndetse agashaka n'akazi bagenda bakora nk'ababyeyi kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Ku mwanya w'imyidagaduro ushaka kwitekereza ati ubu se bakora ihe myidagaduro? Reka mwereke akavidewo gato k'uburyo bazebeza ibisabo. Nk'uko mubyiboneye urwego bariho rw'imyidagaduro ni urwego rushimishije cyane. Ibikorwa mu igororero bikomeza bigenda bitegurwa ku murongo mwiza kandi ushimishije. Amafunguro babona ni amafunguro meza kandi ashimishije. Ikindi kandi mwamenya muri iri gororero ni uko hafungiwemo n'akandi kagari. Ako kagari akaba ari iri gororero ririmo abagabo gusa. Abagabo bari muri iri gororero bo ni 200, mu gihe iri gororero ubusanzwe ririmo 1200 barengaho gato. Inzobere mu guhimba yo yaritegereje maze itayivugira ngo mu igororero ni mu yindi si. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko usibye kuba tutari mu miryango ariko naho babona ibyishimo bihagije kandi bishimishije. Ikindi kandi akomeza avuga ko kubera ubuyobozi bwiza igihugu cy'u Rwanda bufite butibagiwe n'abagororwa, kandi gahunda koko zo kugororwa zikorwa neza, kuko burya uwabonye icyo yaburaga aracyakira mu gihe kije mu buryo bwiza, naho mu buryo kije mu buryo bubi burya n'ibyo yari afite hari igihe nabyo abibura bitewe n'uko uburyo gitanzwemo atari uburyo bwiza.
Ushobora kuba wari watekereje ati kubera iki iri gororero ryitwa igororero ry'abagore kandi rikaba riri kugororerwamo n'abagabo? Dore impamvu iri gororero ririmo n'abagabo, nuko hari imirimo iba isaba ingufu nyinshi cyane, ndavuga imirimo ivunanye. Iyo mirimo ivunanye niyo aba bagabo baba bakora mu gihe abadamu bari gukora ibindi bijyanye n'ubushobozi bwabo. Reka tuvuge nk'icamake imibereho yabo muri iri gororero. Ubundi mu busanzwe babyuka isaa 10 za mu gitondo. Iyo bamaze kubyuka hari siporo ziba zinyura kuri televiziyo Rwanda. Izo siporo barazikurikira nabo bagakora siporo live. Uko kuri televiziyo Rwanda bari gukora siporo nabo niko baba bari gukora siporo. Baba bafite amasheni atandukanye cyangwa se amateleviziyo atandukanye abereka amashusho atandukanye. Ubwo iyo basoje siporo bahita bajya mu kazi ka mu gitondo nk'ababyeyi. Bakora amasuku muri iri gororero ahantu hose bakahitaho, bagatera indabo, bagatera ibiti, bakavugurura imihanda bakayikora neza ku buryo iri gororero riba rifite isuku nk'iry'ababyeyi. Iyo basoje ubwo bajya mu bwogero bakajya kwitunganya. Iyo basoje ibyo kandi niko bahita bajya mu masaro yabo bategereje ibyo kurya. Aho hantu baba bagezeho gutegereza ibyo kurya niho bahurira bakagira ibitekerezo byinshi bitandukanye, bakiyungura uko bakora ibirori muri iri gororero, bagahuza ibitekerezo ndetse abafite impano bakazigaragaza, bakaba babasha kureba abamodo, ababyinnyi, niho bigaragariza. Mbese aba ari umwanya wo guserebura ariko ari n'umwanya wo guhuza ibitekerezo. Ubwo amasaha yo kurya aragera bakarya, nyuma yaho nibwo baza kuba bakitegura kujya mu bitaramo. Muri iri gororero bafite ibibuga bitandukanye, ibibuga bya volleyball ndetse nk'uko twabivuzeho wa mwanya wo kugaragaza noneho baba modo ibyo bakoraga koko nimba babishoboye, bagera ku mwanya wo kwerekana umwanya w'ubumodo, bakiyerekana mu kirori kidasanzwe. Baba bafite ababyinnyi batandukanye, ababyinnyi ba gakondo ndetse n'ababyinnyi bo mu njyana zitari iza gakondo. Ibyo byose babikora bafite n'abajaji babajajinga. Bagira n'umwanya wo gusenga, aho muri iri gororero habamo ADPR, abanyagatulika, abisilamu ndetse n'ayandi madini atandukanye. Nguko uko babayeho muri iri gororero. Ku musozo ngira ikibazo nakubaza, ukurikije ku buzima tuvuze babayemo, ese urumva nawe wajyayo? Babayeho neza se? Usikiri gutekereza ku mwanzuro wafata, ntiwibagirwe ku irungu ridasanzwe baba bafite ry'imiryango yabo. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Nitwa Olivier, Imana ibarinde.